aho navugira nanjye bisa naho byantunguye, navuze se uyu muntu ibi ni ibiki, avuga ngo nabatisha abantu, ngo mvugira ngo ahantu ngo hatoya, ngo ibiki, asa n'upfobya nyine channel yanjye wenda ahantu mvugira we, ubwo nuko avugira kuri radio, ariko nshaka kwibutsa Osokim ko aho navugira ni iwanjye, ni channel yanjye, kandi ndayishimira, nshimira n'abantu bose tubana n'abankurikira, abo bose mbaha respect kuko bakunda ibyo nkora kandi bakabyumva. So yaje rero agenda avuga ibintu byinshi, ndibaza ndavuga se uyu Osokim bitebye, ariko numvishe ikiganiro bakoranye na Mutangazaji, numva uburyo asa naho abogamira kwa Samu na radio ya SK, numva ko harimo akabazo. So ubwo rero nanjye yatangiye kungeraho, ndamwubaha Osokim, ndamwubaha pe, ari mu bantu nubaha, ari mu banyamakuru nubaha, ariko nambwiye iri fofe attention. Ni nyuma y'uko hari hamaze inkuru nyinshi cyane zigenda zigaruka ku byo Rugaju Rigani yatangaje kuri Lorenzo Christian, avuga ko uyu mugabo yaba aryamana nabo bahuje ibitsina, ndetse ntatinye no kumwita goregore, ariko nyamara ibingibi bikagenda bivugwa mu nkuru nyinshi zigiye zitandukanye, imitwe y'inkuru zagiye zandikwa ndetse n'izavugirwaga kuri social media, yaba Instagram, Twitter, YouTube n'ahandi hose, byabaye content y'ikimenya bose, ndetse abantu bose bakamenya iyo nkuru. Ibi ngibi rero ntago byagarukiye aho ngaho, kuko uyu munsi wa none tubazaniye ibyo witwa Taifa Bruno, umuhungu ubarizwa kuri murandasi ndetse agakorera kuri YouTube ye yitwa Bruno Taifa TV. Nawe rero yagarutse uyu munsi agira abo yihanangiriza ibyo abavugaho ndetse n'ibyo avuga. Murabizi ko yatangiye intambara y'amagambo, ndetse atahwemye kugaragaza ko adashyigikiye igitangazamakuru SKFM na Samu Karenzi bakorera, kuko atemera ibyo bavuga, ndetse akavuga ko barwanya APRFC afana cyane kuva mu bwana, ndetse akaba ari ikipe yihebeye kuva kera, atahwemye no kubigaragaza yaba na mbere hose akiri umunyamakuru. Ibyo byose rero nibyo byatumye yiyemeza gushinga YouTube channel kugira ngo ajye ahangana n'uwakwibeshya cyangwa agahirahira ayivuga nabi. Ibi ngibi rero uyu munsi yagerageje gusubiza uwitwa Osokim utarahwemye nawe kugaragaza ko afite uruhande abogamiye, yaba kuri Samu Karenzi mu biganiro bigiye bitandukanye byagiye bitambuka. Uyu nguyu Osokim yagiye agaragaza ko mu by'ukuri atashyigikiye umuntu wari wese wakwataka SKFM cyangwa se mu bayikoraho. Ni muri urwo rwego rero uwitwa Taifa Bruno uyu munsi yaje ameze nk'uwarakaye, nk'uwariye karungu, maze akavuga ati ntago nawe uri ntakorwaho nawe wavugwa. Niba utumva ko udashobora kuba wafata impande ebyiri ukome urusyo n'ingasire, gerageza urekeraho, kubera ko nawe niwibeshya ukagaragara muri ibi bintu tuzakwataka kandi bizakubabaza. Turakwemera, turakubaha, ariko ntago bikwiye ko wakwivanga muri ibi bintu, kubera ko ntago uzi uko byatangiye. Samu Karenzi ndamuzi cyane, twakoranye igihe ku maradiyo agiye atandukanye, nzi imikorere ye, nzi amanyanga ye, nzi ibyo akora, nzi uko yagiye akora. Ngaho rero tubabarire utatwitambika, kubera ko iyi bifu ntago uzi aho yatangiriye. Ubwo byabaye nyuma y'uko uwitwa Osokim mu gitondo yaravuze ko Bruno Taifa afite igitangazamakuru cya YouTube channel ariko itari nini cyane, ndetse akaba yaragerageje kwita amazina abanyamakuru bose bo kuri SKFM, ibintu atishimiye na gatoya, ndetse avuga ko bidakwiriye. Nyamara rero muri iki kibazo aho cyahereye n'ubundi kuri iki cya Rugaju na Lorenzo, n'ubundi ntibahemye kugaragaza ko Osokim ashyigikiye uwitwa Lorenzo Christian Musangamfura, nubwo n'ubundi ikivuga cyahise gicurikira kuri Rugaju Rigani, ariko n'ubundi byumvikana ko nta balance yigeze agaragaza mu nkuru yakoze cyangwa se mu biganiro yagiye akora, ahubwo icyagiye kiba ari uko yagiye abogama agaragaza ko uwitwa Lorenzo arengana, ndetse nta cyaha afite muri ibi byose byabaye. Siwe gusa kandi, kuko ubu ngubu tuvugana uwitwa Bruno Taifa yamaze kwadukira uwitwa Scovia uyoboye RMC, kubera ko avuga ko uyu nguyu Scovia nawe ashobora kuba abogamira kuri Samu Karenzi, ndetse adashobora kumufatira ibihano cyangwa ibyemezo bitewe n'uko iyi radio y'irwi harabika abantu bagiye batandukanye, ugerageje kubangamira inyungu zabo akaba yahanwa cyangwa se agahanirwa kuri mikoro zabo, akavugwa nabi, igitutu kikaba cyinshi, ndetse bikagaragara nkaho iyi radio idakorwaho ndetse itavugwaho.
Ibyo ngibyo rero ntibishimishe abahetazi cyangwa se abangiye radiyo barimo nka Taifa Bruno ndetse n'uwitwa Regis Muramira. Bivugwa ko uyu Regis Muramira yamaze kwandika iletere ndende ashinja RMC kuba ibogama ndetse ntifate ibyemezo bikwiriye abagabo cyangwa se bikwiriye abayobozi. Bikanavuga ko rero Scovia ashobora kuba afite isano ya bugufi afitanye n'uwitwa Sam Karenzi, kubera ko aramutse badafitanye isano iyi radiyo yakabaye yarafunzwe cyangwa se ibihano bibafatirwa umunsi ku munsi. Ese ibi ngibi bizarangira ryari? Iyi ntambara y'amagambo izarangira ryari? Siporo yacu igeze habi kugeza aho siporo isigaye ikinirwa ku maradiyo ndetse no ku ma YouTube gusa. Ibi byaje ryari? Amaradiyo menshi asigaye afite etaki cyangwa se akaba afite ubushake bwo kuba bakwinjiza amafaranga kuri YouTube. Ariyo mpamvu gukereya content byananiranye, natwe twese tukirwa duhigira ku byo batangaje. Ngaho mfasha unkorere subscribe tujye tubana muri ibi biganiro bigiye bitandukanye, njye nkugezaho inkuru nziza mu byavuzwe, izo zose nzajya nzikugezaho kugira ngo tujye tubana mu bihe bitandukanye. Ciao ciao.